hari amakuru menshi burya umuntu aba atavugira ahangaha tuba duhabwa n'ijuru, hakaba bimwe dusengera, hakaba bimwe itwemerera ko tubabwira. Tuzajya tubabwira ibiri ngombwa, ibitari ngombwa tubisengera. N'ikimana iri kudutoza, n'ikimana iri kumbwira, ibikwiriye kuvugira aha nzajya mbibabwira, ibidakwiriye nzajya mbisengera, kandi ubutumwa bw'umuntu ngomba kumuhamagara cyangwa se nkamusanga ahari mu gihe biri ngombwa, kuko hari ubutumwa buba busaba ko ubuha umuntu ariko warangiza ukanagira gute ukanamusengera. Hari n'ubutumwa rero buba busaba yuko uhamagara umuntu ukamubwira uti Imana iri kukubona gutya na gutya, irimo irakugaya, hindura izi nzira, unyura izi nzira, kuko nizo Imana iri kugushakamo. Ntabwo nzabiterura ngo mbizane hano kuri cano nk'uko bamwe babikora. Ibyo ngibyo ngewe mbyita agatwiko. Ariko mu gihe Imana ngiye kubabwira ikintu kiri rusange, kuko hari amatorero menshi aba akwiriye kumenya icyo Imana yavuze, ariko ikivugiye muri rusange, kuko hari abiburira muri rusange. Hari abantu rero mwigize abantu ngo mwigize bize, ugasanga icyo umuntu cyose akubwiye, niba ari ugusenga ukavuga ko uri bize, niba ari ugusenga uti ndi mu kazi, n'akanya ubonye ukigira mu kwiryohereza, ukigira mu bindi. Ni ukuri Imana iri kongera kwibutsa abantu yuko mukwiriye kongera ibihe byo gusenga. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana iri kumbwira ngo nongere mbabwire ngo mwongere ibihe byo gusenga. N'utasengaga yongere ibihe byo gusenga. Ifite impamvu, kandi isengesho ryawe ntirizeho ikizinga. Niba wasengaga rimwe usenge kabiri, niba wasengaga kabiri usenge gatatu, kuko hari icyo Imana iri kuvuga ishaka gukorera, cyane cyane abantu mwayikurikiye, abantu muyisenga by'ukuri. Hari abo Imana ishaka kuzashyiraho uburinzi. Nimumbaze ngo kubera iki, nababwiye ngo ibintu byose si byiza kubivugira hano kuri uru rubuga. Abafite amatwi mwumvise, abafite amatwi mwumvise icyo Umwuka arimo aburira abwiriza amatorero atandukanye. Rero niba ufite ugutwi kukumva, niba ufite nako amatwi yumva, ufata ibihe byo gusenga. Ahari wenda Imana nikugirira nuyiboneraho umugisha, ishobora kuzaguhishurira cyangwa se ikakubwira bimwe na bimwe mu by'Imana ishaka kukurinda, kugira ngo utazagubwaho gitumo n'ibyo Imana iri kubwira abantu ngo basenge Imana, hanyuma ibashyireho urukingo, kandi igira icyo ikora ku buzima bwabo no ku miryango yabo. Hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze ibigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, nawe uzajyana n'undi nta n'uzabura n'undi. Buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, nawe uzajyana n'undi nta n'uzabura. Inshuti z'umusaraba, bene data dusangiye Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Imana nabishimire. Ni wa mugaragu w'Imana isumba byose, Faustin Mwenyamari. Ndagarutse rero, kandi ngarukanye ubutumwa bw'Imana yashyize ku mutima wanjye. Imana y'amahoro ibagirire neza. Bene data nshuti z'umusaraba, iyi si ni umwarimu kuri buri muntu wese, kandi buri muntu wese yamwigisha. Wirinda guhemuka, ariko wowe bakaguhemukira. Rero bivuze ngo iyi si yakwigisha uko waba umeze kose, kuko hari ibyo wirinda kuba wakora ariko abandi bakabigukorera. Ntabwo Imana izareba amarira urira, cyangwa ngo ivuge ngo iki kigeragezo kikubayeho karande kimaze igihe kinini. Izita ku gaciro k'amasengesho usenga,
n'uburyo ubanye nayo n'uburyo uyikiranukira, kuko ntabwo kuba utinze mu kigeragezo cyangwa mu kibazo runaka ntabwo ibyo bisobanuye yuko ari byo bizatuma Imana imanuka igakora, ahubwo izakora kubera ko yabigambiriye kandi bitewe n'isengesho sukuma, bitewe n'uburyo ubanye nayo. Kuko ntabwo kuba utinze mu kigeragezo cyangwa mu kibazo runaka ntabwo ibyo bisobanuye yuko ari byo bizatuma Imana imanuka igakora. Rero hari abantu benshi Imana igiye kongera kugarukaho nanone. Rero bamwe muri abo ngabo Imana igiye kongera ibashakira umwanya, kuko hari abo igiye guteza ibigeragezo n'utugeragezo ku buryo noneho wowe ubwawe uzafata umwanya ugashakisha Imana itiriwe ikwinginga. Hari abo Imana igiye guteza ibigeragezo bitandukanye kugira ngo irusheho kubabona, kuko hari abo ishaka ikababura bataratabarwa, bataragirirwa neza yarababonaga. Niba utafataga umwanya wo kwihererana n'Imana, nyaboneka ihererane n'Imana, utangire usenge, wegere Imana uko bukeye n'uko bwije, ikubone kuri hafi yayo. Niba Imana ikubona uri bize, ikakubona uri bize ntubonere Imana umwanya, kandi yarawukuboneye gushakira akazi, ikaguhesha uburyo bwo kuba wagira uko ukora ukibeshaho, nyaboneka nshuti z'umusaraba mujye mufata n'umwanya mwihererane nayo, kuko hari benshi murekura mukanga gusenga kubera ko mwagezeyo, kubera ko hari bitumye muba bize, nyamara mwakabaye mufata umwanya mukabonera Imana umwanya. Rero aho kugira ngo Imana igihora iruhanya n'abana b'abantu, nyaboneka muyibonere umwanya, muyishakishe n'umutima wanyu wose, mufate igihe cyo kwegera Imana mutagize ibyo mwitaho cyane kubiyirutisha. N'icyo Imana ishaka ku bantu bayo mu gihe nk'iki ngiki. Rero mu gihe nk'iki hari amakuru menshi burya umuntu aba atavugira aha ngaha, tuba duhabwa n'ijuru, hakaba bimwe dusengera, hakaba bimwe itwemerera ko tubabwira. Rero narababwiye nti mu by'Imana izanshoboza kuvugira hano kuri iyi cano nzabibabwira, ariko mu by'Imana itazemera ko mvugira hano ntabwo nzabibabwira. Muribuka ko nababwiye ngo ubutumwa bw'umuntu ntabwo nzabuzana hano kuri cano. Iyi cano nyifata nk'urusengero Imana yampaye mvugiraho, kuko murabizi mu rusengero ntabwo uyu mwanya nk'uyu nguyu tuwubona, ariko mu gihe duhawe umwanya, tubonye umwanya nk'uyu, Imana ikatwemerera kuvuga, tuzajya tubabwira ibiri ngombwa, ibitari ngombwa tubisengera. N'icyo Imana iri kudutoza, n'icyo Imana iri kumbwira, iri kumbwira yuko ngomba kuzajya nza hano ari uko yambwiye, cyangwa se ari uko yambwiye icyo kuvuga. Ibikwiriye kuvugira aha nzajya mbibabwira, ibidakwiriye nzajya mbisengera, kandi ubutumwa bw'umuntu ngomba kumuhamagara cyangwa se nkamusanga aho ari mu gihe biri ngombwa, kuko hari ubutumwa buba busaba ko ubuha umuntu ariko warangiza ukanagira gute, ukanamusengera. Hari n'ubutumwa rero buba busaba yuko uhamagara umuntu ukamubwira uti Imana iri kukubona gutya na gutya, irimo irakugaya, hindura izi nzira, unyura izi nzira, kuko n'izi Imana iri kugushakamo. Ntabwo nzabiterura ngo mbizane hano kuri cano nk'uko bamwe babikora. Ibyo ngibyo ngewe mbyita agatwiko. Ariko mu gihe Imana ngiye kubabwira ikintu kiri rusange, kuko hari amatorero menshi aba akwiriye kumenya icyo Imana yavuze, kuko hari abiburira muri rusange. Kuko niba iri kutubwira yuko tugomba kubabwira ngo abayiburiye umwanya igiye kubateza igituma babona umwanya wo kwishaka, warindira yuko Imana yagushakira umwanya. Bene data nshuti z'umusaraba, iravuga yuko hari benshi mwayiboneraga umwanya mutarabona akazi, mutarabona bizinesi, mutarakora imirimo yanyu itandukanye, ariko aho mumajije kuyigereramo nta mwanya mukiyibonera. N'iminota n'itanu yo kugira ngo mwihererane n'Imana no kuyisenge, nshuti z'umusaraba, benshi mwatakaje ibyo bihe. Rero uzirikane yuko iyo utakaje ibihe nk'ibyo ngibyo, jya uzirikana yuko uri muha inzira Satani y'uko yaza mu byawe. Niho uzasanga wiraye, ugasanga ukoze ibyo utakabaye ukora,
ibyo ijambo ry'Imana ryakubuzaga, ibyo Imana yakubuzaga, ugasanga wisanze wakoze ibyo bintu. Kubera iki? Ntufate umwanya wo kwiherera ngo uvugane n'Imana, ngo usenge Imana, kuko kwihererana nayo bituma umenya amakuru, bigatuma n'Imana irushaho kumva yuko uri kumwe nayo. Mwibuke ijambo riri mu Migani mu bice 8 ngira ngo ku murongo wa 17 rivuga ngo ikunda abantu bageze gute? Rivuga ngo ni ikunda abantu bayishakana umwete, kandi ngabo bene abo bantu bayishakana umwete abo nibo bazayibona. Rero wowe nufata umwete wo gushakana ubutunzi bw'isi umwete kurusha Imana, sinzi ikintu uzireguza umunsi wageze imbere y'Imana. Urabizi ko ubutunzi bwose umuntu ashobora kubutunga ni bwiza, nta n'ubwanga, nta n'utanabushaka, ariko noneho ufate n'umwanya ugire n'amasaha uharira Imana kugira ngo nayo ikubone, kuko iyi si murabizi ibyo tuyikoreraho ibyo ari byo byose tuzabisiga. Ntawe uzapfa ngo ibyo yakoreye byose babimukurikize. Ubitunga ariko uzirikana yuko nutabikiranukamo uzabisiga, kandi nyamara ujyane n'urubanza imbere y'Imana izakubaza umunsi yaguhaga ubutunzi cyangwa se yaguhaga uburyo bwo gukora ukagira umugisha, ariko ntufate umwanya wo kuyishaka. Bene data nshuti z'umusaraba, uzirikane aho uhagaze nuko umeze, urebe niba koko Imana ntacyo irimo ikugaya muri iyi minsi ya none. Hari abantu rero mwigize bize, ugasanga icyo umuntu cyose akubwiye, niba ari ugusenga ukavuga ko uri bize, n'akanya ubonye ukigira mu kwiryohereza, ukigira mu bindi. Kuko itekereza igihe wigeze ufata uri imbere yayo uyisaba, ikareba amavi wakubise hasi, imisozi buriye, amasengesho wasenze, ibyumba wagiyemo, insengero wagiyemo, ushaka yuko Imana ikugirira neza. Warangiza yagucira inzira ukibagirwa, ukayitera umugongo. Bene data nshuti z'umusaraba, hari benshi Imana igiye kuzatera umugongo, hejuru yuko mwayiteye umugongo, mwayimuye mu mutima. Uzi ko birutwa naho uba utarayimenye basi, kuko umupagani uri hanze aha arimo araryoshya, arimo arinezeza, ariko byibura ntarakamenya Imana. Hari ijambo nahoze nsoma hano, umwuka w'Imana yari yanyoboyeho, ni ijambo riri muri Yesaya mu bice 59, uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2, haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga kumva. Iri jambo nibajije impamvu rije muri uyu mwanya ndimo, numva Mwuka Wera arambwiye ngo rirareba abantu bahora bayitakira amanywa n'ijoro, batinze mu bigeragezo, ariko bo barayitakira, ariko bo badahinduka. Arahinduka kuri uyu munsi yitakiyeho, ejo ugasanga yagiye mu bintu by'amagambo, niwe uri kunegura mwene se, niwe uri kunegura umuturanyi, ejo akongera akihana. Hari ugusenga abwira Imana ngo ikuziture aho uzingiye cyangwa se uzirikiye, ariko bikagusaba n'izindi mbaraga zo kurekura icyaha cyitwa amagambo y'ubupfapfa n'ibindi byaniriwe ndondorera hano. Ni ukuvuga ngo rero niba utakiri Imana, hari ibituma Imana itagutega amatwi ngo ikumve, kubera ko abenshi mwatandukanyijwe nayo kuko mwakoze ibyaha bituma ibima amatwi, bituma amaboko yayo nta kintu akora ku byo muyisaba, nuko benshi mukomeza kwigaragura umwanda w'ibyaha. Rero niba ufite amatwi yo kumva wumve, niba hari ibikwizingiyeho byanze kukuvaho, ucunge sana, urebe niba defo atari wowe, urebe ikibazo niba atari wowe, kuko iri jambo Imana yambwiye ngo ni wowe rireba. Wowe utinze mu kibazo runaka sinkizi, ariko wowe urakizi. Sinzi icyo wicayeho, sinzi icyo ubwira Imana, ariko wowe
ku rwawe ruhande urakizi. Niyo mpamvu ku murongo wa 2 avuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga kumva. Si uko Imana yacu itumva ibyo duhora tuyitakira amanywa n'ijoro, si uko Imana yacu yananiwe gukora, irashoboye, nta n'ufite ububasha n'ubushobozi nk'ubwayo, kuko yo ishobora gukoresha umuntu w'umupagani utaramenya Imana ikagutabara. Imana yacu irashoboye kandi ifite imbaraga zifite ubutware uburyo bwose. Bene data rero nshuti z'umusaraba, avugwa menshi akumvwa na bene yo. Urebe aho watambitse ibirenge, urebe icyo ukwiriye gukosora, urebe icyo ukwiriye gukora kugira ngo Imana ikugarukeho. Ariko nsoza muri aka kanya, ni ukuri Imana iri kongera kwibutsa abantu yuko mukwiriye kongera ibihe byo gusenga. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana iri kumbwira ngo nongere mbabwire ngo mwongere ibihe byo gusenga, n'utasengaga yongere ibihe byo gusenga. Iri jambo akenshi ryakundaga kugaruka iyo nabaga nabwirije ahantu mu isoko. Ariko niba Imana iri kumbwira ngo mbabwire ngo mwongere ibihe byo gusenga, ifite impamvu, kandi isengesho ryawe ntirizeho ikizinga. Hari ugusenga ariko usengera hejuru y'ibyaha, hari ugusenga ariko udakiranukira Imana. Rero mbere na mbere banza umese umutima wawe, wererane, hanyuma numara kwererana uhinguke imbere y'Imana, usenge, wongere ibihe byo gusenga. Niba wasengaga rimwe, usenge kabiri. Niba wasengaga kabiri, usenge gatatu, kuko hari icyo Imana iri kuvuga ishaka gukorera, cyane cyane abantu mwayikurikiye, abantu muyisenga by'ukuri. Hari abo Imana ishaka kuzashyiraho uburinzi. Nimumbaze ngo kubera iki? Nababwiye ngo ibintu byose si byiza kubivugira hano kuri uru rubuga. Abafite amatwi mwumvise, abafite amatwi mwumvise icyo Umwuka arimo aburira amatorero atandukanye. Rero niba ufite ugutwi kukumva, niba ufite nako amatwi yumva, ufata ibihe byo gusenga, ahari wenda ishobora kuzaguhishurira cyangwa se ikakubwira bimwe na bimwe mu byo Imana ishaka kukurinda, kugira ngo utazagubwaho gitumo n'ibyo Imana iri kubwira abantu ngo basenge Imana, hanyuma ibashyireho urukingo kandi igira icyo ikora ku buzima bwabo no ku miryango yabo. Bene data nshuti z'umusaraba, yari Faustin Mwenyemari warukuzaniye ubutumwa bwiza, icyo ijuru riri gutangaza. Nakagaruka. Shalom, shalom.